nubwo tuba twarajonjoye ariko hasigaramo zifite utubara, zifite ibara cyangwa zarewe n'imashini tukazishyira ukwazo. Izidafite inenge namba tukazohereza mu cyo twita presséchage. Mbere yo kuzanika tuzishyira ahantu hatwikiriye, kuko hatwikiriye urumuri ruzigeraho byabayitamiza hatari izuba kakaye. Icyo gihe wongera ugatandukanya amabara, usanga ikawa imisa n'icyatsi ukayivanamo, uno kuko yabacitse itarihiye neza yari itaraye, ugasanga se ari umukara, ugasanga se harimo akantu kariwe, zo tukazivanamo tukabona kujya muri séchage tugashyiraho ikawa itagira amateme. Noneho uko banditse ku zuba, buri gitondo baratwikurura bakanika, nimugoroba bien sûr barongera bagakura cyangwa biguye, noneho bigahora bityo. Nyuma y'iminsi 20 bitewe n'igihe cy'imvura tukazana zikajya muri ya mashini tugiye gusura. None iyo mashini ikora preselection nyinshi, ibanza ya mbere ikavana mu myanda, icya kabiri ikazitonora, ibishishwa bikajya hanze, igasigara za mpeke z'imbere. Za mpeke haba hariho izifite inenge, bwumye cyane bugahinduka nk'ifu, ikabuvanamo, ikongera ikagira ahantu izifata ikurikije uko zingana, niba ari nini niba ari duto. Niho tuvanamo izitwa ngo plus 15 bari mu makawa hejuru ya 15, munsi ya 15. Ibyo bya munsi ya 15 hejuru ya 15 ntabwo bivuga ko zose ari mbi zitafite 15, ahubwo ni ikibazo cyo kuziteka. Bamara kujonjora tugashyira mu mifuka, tugakora stock hano, imifuka tukayiniga, twarangiza rero noneho tukazana tugakaranga. Afite amategeko amabwiriza kugira ngo bizabe na bibi biragoye, kuko ikawa zikarangwa hejuru ya dogere hafi 200. Vestine ziturika zigeze kuri dogere zingahe? 170. Guhumura rero nta kindi, guhumura niyo gaturitse. Hano hari tugira ifu cyangwa itari ifu, udukawa ututo wakoze twinshi. Noneho uyu muntu arabona akabuye, noneho Alice wenda mu kinyi cyazagabanya n'ubu wabo. Abagenda babwire bene wabo b'i Kigali. Muda gatoya tuanze kuvugana. Reka yenda tuganire gatoya. Ikaze hano muri restaurant. Uko ejo twari kumwe kuba twabonanye, nitwa Bimana Jean, akaba ari njye uhagarariye restaurant Holding Company iri mu bufatanye na company ya TDUM na Gisre Bahati Entreprise. TDUM we ntabwo yabonetse hano, ariko ni comptable we aje hano, noneho niwe Gisre Bahati Entreprise, akaba ari nawe uhagarariye iyo entreprise gukora ibijyanye na kurutaje. Hano mu byo dukora TDUM ikatugemurira ibyuma, noneho natwe tugakora ensemblage y'ibikorwa bitandukanye, imyinjizi y'amadirishya, imashini bitandukanye, ibindi abaturage bakenera. Rero nk'uko gahunda yari iri nyine, tukaba twakira abagenzi bacu ba Nyamasheke baje gukora urugendo shuri n'abayobozi bacu, kandi tubaha ikaze, barimo visi meya w'akarere, Isa ushinzwe imishinga RCF, n'umuyobozi wa Roda. Hano yaradusuraga kenshi, n'umusaza Bosa cyane cyane,
nawe yatubereye nk'umubyeyi ukomeye nyine adukebura agira ati nibura ndebe ko bazavamo abantu b'abagabo baramushimye cyane kandi byari akoze rero Habimana baramutse mwese tuje kubasura ariko ni amahoro kuko harimo no kubashima igihugu cyacu cyashyizeho inzira zitandukanye zatuma abaturage biteza imbere imishinga itandukanye hari n'amahirwe agenda ahabwa urubyiruko ahabwa abadamu n'ibindi byiciro abikorera rero nabo bashyiriweho aya mahirwe uyu mushinga bita UNRCF aho abantu bishyira hamwe kugira ngo biteze imbere bagakora imishinga leta ikabashyigikira namwe rero muri mu bantu babikoze neza nk'uko Habimana bivuze mu bufatanye no kongera agaciro ibyo tugenda dukora no guhanga akazi namwe ndanabonyemo n'abajene mushobora gutanga ubuhamya bw'amafaranga mubona agenda bateza imbere ni gahunda leta yashyizeho kandi izakomeza Etienne Ndivisi Meya nk'uko abivuze turi kumwe n'abavandimwe ba Nyamasheke baje kubigiraho kugira ngo nabo biteze imbere nk'uko namwe mubikora kumwe na madamu Alice ukora muri Roda unakuriye umushinga wo muri Nyamasheke nabo mugende muhana nomero muzagende muganira bagenda dukoresha umwanya mutoya tukaba tubashimiye rero ko mwabyitwayemo neza iyo bamugane gusura tunyuremo tuganire turakoresha iminota itarenze nk'icumi kugira mukomeze akazi kanyu kuko hari n'ahandi tugiye kujya aba numva wabasuhuza nawe yego nanjye no abashimira cyane kuko bavuze ngo bose ari abakeburaga mu muzarimo abantu b'abagabo kuko biragaragara muri abantu b'abagabo namwe ushaka mu bigo bingana bitya mufata amasoko atandukanye biragaragara kuko amafaranga twabahaye atabaye imfabusa mukomereza aho ngaho abagenzi banyu b'Inyamasheke kuba bateye intambwe bakava mu bigo byo kwigira kuri bagenzi bacu b'Irutsiro hari icyo babona wenda bababonagamo kandi ni byiza bitera ishema kuba bataje ngo bacishije ijisho basange imishinga yarafunze mukomereza aho ngaho ibi bitanga icyizere ko haramutse ari n'andi mahirwe abonetse aba bantu bakwitabwaho mukomeze mukore muhanga akazi n'abandi bakiri hasi yanyu murakoze tunyuremo turebe ariko nanjye munyigishe gusudira abo sinabimenya aho ngeze imyaka hanyuma mugashyiraho n'ikintu kijyanye n'uko nyine ihagaze ahubwo nanjye muze kunkore nabo munkore ingorofani ndi kuyishaba hari n'ubundi tubabarangira n'isoko aho ingorofani yakeneye abahinzi abahinzi b'intango bakorera bajya bahabwa ibikoresho izi ngorofani ni uko muri ngorofani dushobora gushyiramo kondisiyo tukayiha na garanti k'umuntu uyijyanye nyine n'abaguzi yayindi yo mu isoko mbega ni Rutsiro hajya Nyamasheke n'abasudira barimo abantu basudira Nyamasheke mujye mukora ingorofani nk'iyi zose zisya bagushyira amasaka imyumbati aka kazi k'inkoko hari akandi hari utundi none se aka kamashini akenera mbura kakari kamwe n'akandi gasa imashini uyu ni umurwa rero umubyeyi w'abakene abaje turabakira baza baje gusura ko n'umufite amateka muri 1954 nibwo yatoye uyu murwa atangirira hasi ahantu mubona hari ishusho mwahabonye hasi iyi shapeli mubona ni kopi ya shapeli y'ibani mu bubiri hari isoko y'amazi isoko igenewe abarwayi mu kwemera bikadukiza
kandi icyo ashorejeho ni uko hano tuhafata n'ubundi n'igice cy'ubukerarugendo kuko babwiye nko kuri Rukenzeri kuko natwe akarere tuba dutumiye tuboneka igihe cyose muri uwo munsi mukuru nyangwa umunsi mukuru kandi hano haba hari abantu 15,000 baba baje gusenga. Urumva rero kuba baratekereje kwagura ibikorwa, nashimira Roda ko uyu mushinga nyine habonetsemo iyo nkunga bwari ubwo bukerarugendo ariko noneho binateza imbere ibyo kwemera, guteza imbere ibijyanye n'ukwemera. Urabona rero ukuntu bimeze hari hakurya naho bahafite amacumbi, nibyo navuga ngo tumaze no kubaha nomero ya telefone abashaka kurara bajye baza barare. Urumva ko aba baba baje n'ubundi baje gusenga babona aho barara bacumbika, nuko iterambere riza. Hanaguzwe n'imodoka ishobora kudeplasa abantu y'itagisi muri uwo mushinga, urongera mubibonesheje amaso kandi arabisobanuye, kandi ubufatanye buracyakomeje n'ibindi bizaba tuzakomeza dufatanye n'ubundi. Ni iterambere ry'igihugu, ni iterambere rya kiliziya, iyo dufatanyije ibintu bishobora kugenda neza. Numva rero mutemere n'ubu twagera hano hakurya aho turasoreza. umuti ntabwo udafata kumugisha ese mwana wawe uje kuba ku mazi ufite agacupa tugomba mu mazi yo kujya ari gato bayajyana mu rugo sida ndafata umugisha wowe nywa wese none rero ni umuti umuti ntukorera ubwiye Hari imishinga rero abavandimwe b'Abanyamasheke bari baje gusura, nabo hari abagiye babona kuri iyo nkunga n'abakiri kubikoraho ko n'ibikorwa bikomeza. Habayeho icyiciro cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu, mu cyiciro cya gatatu. Hari abaje kutwigiraho rero, iyo twagiranye ibiganiro byiza bari bayobowe na Vice Mayor Fede. Nitwa Nigende Jerome, ndi perezida wa koperative wa Kayi itunganya umusaruro wa kawa mu karere ka Nyamasheke. Uru rugendo shuri twarugiyemo ubonye ibintu by'ingirakamaro cyane kuko twabivanyemo ubumenyi tugendeye ku makoperative, ku bagenzi bacu bahawe inkunga na RSF, tubona ibyiza bagezeho, tubona natwe ubu twari turi mu nzira yo kubikora, ariko uko twabikoraga tubona aricyo twiyunguyeho. Bizadufasha rero mu gutunganya neza no gushyira mu bikorwa iby'inkunga RSF yaduhaye no gukora neza ibyo ubuyobozi butwifuzaho mu kuduteza imbere ku buzima bwa buri munsi. Nitwa Mukabusoni Adele, umuyobozi wa Mwezi Nyarwanda mu karere ka Nyamasheke. Tumaze kubona imishinga yatewe inkunga, hari byinshi twayigiyeho, hari yagenze neza myinshi cyane ari nayo twasuye, iyo twagiye tubigiraho imikorere uburyo natwe tugiye kunoza uburyo twakoragamo kugira ngo turusheho gutera imbere, kuko imishinga twabonye nyuma yo guterwa inkunga hari aho bari hari n'intambwe bateye, kuko imishinga yose iracyakorana mu bufatanye kandi ikagenda itera imbere. Rero byadushimishije kandi natwe dufata icyemezo cyo kurushaho gukora tujya mbere. Icya mbere reka duhere kuri gahunda ya leta yo guteza imbere abikorera, hakabaho ubwo bufatanye, buryo bufatanye nibwo buzana iterambere. Iyo ni gahunda ya leta yashyizeho kugira ngo abikorera bishyire hamwe. Nabonye ko umushinga uteguye wari uguhuza abantu babiri cyangwa batatu. Ubwo bufatanye rero ni ngombwa. Twashyizemo imbaraga, gahunda yatangijwe na leta n'ibyo twashyizemo imbaraga kugira ngo abantu bumve uko umushinga uteguye, bashyire hamwe izo mbaraga biteze imbere. Twashyizemo imbaraga mu kubikurikirana, nk'uko mwabibonye aho twagiye dusura kuri tele, mwabonye ko biri kubateza imbere. Harimo guhanga akazi, harimo uko kwiteza imbere, harimo kwinjiza imisoro. Mu by'ukuri ni umushinga mwiza kandi tuzakomeza n'ubundi gukurikirana kugira ngo ibikorwa bikomeze gutanga umusaruro, abantu bakomeze kwiteza imbere, banateza imbere igihugu muri rusange birumvikana. Ibanga rero nyamukuru kwari uko gukurikirana ibyo bikorwa no kugenda tuganira n'abafatanyabikorwa bacu, ni abikorera ariko burya ni n'abafatanyabikorwa, kugira ngo turusheho nyine kwiteza imbere, duteze imbere akarere n'igihugu muri rusange.